Ndabashuje mwese igitondo cyiza, ngira ngo nk'uko mubibona aha ngaha turi ni amaduka yagize ikibazo arashya. Amaduka ni ay'abaririmbyi, bamwe mu baririmbyi ba korali Abungeri. Ngira ngo nk'uko nababwiraga ndi umwe mu bagize korali Abungeri, nkaba ndi perezida wayo. Nabwiraga yuko hari abaririmbyi bacu bagize ikibazo, hari imiryango itatu yahiye, ariko muri iyo miryango itatu harimo ibiri y'abaririmbyi. Tugize rero amahirwe yo kubona umugabo w'umudamu umwe wakoreraga amahanga, kuko umudamu we ntabwo tuzi, ariko umugabo araza kudusobanurira. Peter, waramutse, urumva umeze ute? Urakomeye? Kubw'ibibazo byabaye bimeze gute? Waramutse neza, murakoze cyane. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye kugira icyo umuntu yavuga, ariko twebwe twizera Imana, hamwe n'Imana, Imana ishobora byose. Tuzi neza ko ibihari, gusa ntabwo byoroshye. Ugereranyije turabona iduka ryahiye rirashira rirakongoka. Uhahagaze nk'umugabo, ariko umudamu we ndabyumva ntabwo yabasha kugera aha ngaha. Yaba ameze ate ahantu yaba ari? Mu by'ukuri umudamu mu gitondo tumaze kumva amakuru ko hano hantu hahiye, twaje twirukanka kugira ngo turebe ko hari icyo twaramuramo. Dusanga umuriro wabaye mwinshi, dusanga nta kuntu twabasha kujyamo. Madamu rero yahageze, yumva ntamerewe neza, bimukoraho, birumvikana nk'umuntu wahakoreraga. Arangije dufata umwanzuro ko agomba kujya mu rugo kugira ngo abashe gutuza, abashe kumererwa neza. Nahageze mu gitondo, ijambo twavuganyeho yabanje kumbwira, yambwiraga yuko ejo yari afite amafaranga 500. Nabyo yagiye kubiranguza, ahita abishyira aha ngaha. Bivuge yuko ahagaze nta n'igiceri cy'icumi afite, kuko ejo nibwo yari akiva kurangura yongeramo ibintu. Niko byagenze n'ubundi ejo yagiye kurangura. Mu by'ukuri yahageze nimugoroba, ubwo nanjye ndaza tuhita dutaha. Nta kintu na kimwe twacuruje, ubwo nyine nuko byatugendekeye. Ndabizi nubwo wowe utakoreragamo aha ngaha, ariko nk'umugabo wakagombye kuba uzi iduka ryari rihagaze gute, ugereranyije nk'umuntu wahageraga umunsi ku wundi. Mu by'ukuri usibye no kuhagera umunsi ku munsi, mu by'ukuri nk'umufasha wawe ibintu byose urabikurikirana kugira ngo umufashe, ukabikurikirana ukamenya amakuru uko bihagaze, ukamenya ibyo acuruza, ibyo arangura, amafaranga bihagaze, kugira ngo nawe n'igihe atanahari nawe waza ukamufasha, ukaba wanabikora ntugire ikibazo. Rero tujya dukora ibintu bya inventaire, twakoraga no kubara, tukareba ibintu dufite duhagaze. Ujyanyije byari mu gaciro hafi miliyoni 22. Hafi 22 rwose zari zirimo, ko twacuzaga imyenda y'abagore, imyenda y'abagabo, ibintu bitandukanye, inkweto z'abagabo z'amakwire, ibintu bitandukanye. Kandi byumvikane hari ukuntu amaduka bari nko muri assurance, ariko irya yari muri assurance. Niyo ngorane dufite rwose. Assurance nta assurance twaba dufite, habe nacwa na nyirinzu namubaje arambwira ngo nta assurance nawe yari afite. Rero icyo ngicyo nicyo nagira ngo tugereho nk'abanyarwanda, muri kumva munareba iyi nkuru y'aba bavandimwe bagize ikibazo. Kuba umuntu yahishije iduka rya miliyoni 20 na zingahe, nta assurance yari irimo, n'inzu yakoremo nta assurance, murumva ko atangiye kuri zero. Waramutse Mugeni Elena? Waramutse neza. Ngira ngo nawe wakoraga muri uyu muryango ukorana na mama Chris. Niko bimeze. Mwakoranaga? Nawe byumvikane harimo ibyanjye nanjye. Harimo ibyawe. Yego. Kandi nawe uri umwe mu bizera b'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Mwakoreragamo muri babiri hano? Niko bimeze. Ugereranyije nk'ibyawe byahiriyemo byanganaga gute, agaciro kabyo? Ntabwo ibyanjye byari byinshi, cyari bike cyane, gusa bya mugenzi wanjye byo nibyo nakubwiraho. Ugereranyije ryari rihagaze nka miliyoni zingana gute? Mama Chris, urebye ngereranyije byari nka miliyoni 17. 17? Kigereranyije cyane n'ubu ari nka 17. Miliyoni 17 wakubitaho n'iza wenda nkeya, ntabwo nzi umubare wazo. dufate wenda nka 20. Aho ngaho rwose. Nka 20. Yego.
nibyo twari turi kubwira rero abantu bari kudukurikirana, dushaka kugira ngo bamenye amakuru yacu. Uyu yari umuririmbyi wa korali Abungeri, ngewe muvugana ni perezida wa korali Abungeri, kandi nawe uri umwizera w'itorero ry'Abadventiste. Ni iki wabwira abantu bari kudukurikirana cyangwa bazadukurikirana n'ejo bundi? Ibi nawe uko ubibona biteye agahinda. Yego, biteye agahinda. Iyo umuntu yakoraga, urabona ubu ngubu nta gukora guhari, ni ukwicara. Hashoboka kandi ufite abana mu rugo, ufite n'ababa ku mashuri, urakuze ndabibona, abiga. Yego. Mugenzi wanjye rero niwe nkomeza kuvugaho cyane, yego, kubera ko ari wowe fatiro rya byose. Urumva bagiye kwicara, afite abana biga, niwe bareberaga, urumva ni ikibazo. Sinzi rero niba habaho ubufasha. Ntabwo ubufasha bwabura mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ndabizi, abanyarwanda turakundirana cyane. Iyo umuntu yagize ibyago nk'ibi ngibi, ndabizi u Rwanda, abaturage, abanyarwanda hari icyo bakora kugira ngo umuntu yongere atangire ubuzima, nubwo ari gutangira kuri zero, ariko ndabizi neza nk'abizera Imana ngo na nyuma ya zero igira gute? Irakora. Ibi byose nubwo biba byabaye, ariko twibuke nanone Yobu byamubaye byarengaga ibi ngibi, ariko nyuma yaho nta cyamubuje kwizera Imana. Rero icyo twabwira ni ukugira ngo mwizere Imana, ahavuye ibi ngibi n'ibindi byose bizagira gute? Izabikora. Urakoze cyane. Nimwihangane, umukomeze, ndabizi yuko aho ari ntabwo atuje, ameze nabi, ariko nimwihangane. Urakoze cyane. Yego. Nko kumwizera, tujya tuvuga yuko Imana itureberera, nako ntabwo tujya tubivuga, ni nako bimeze. Ubu nizo nkumuzi dufite, ubundi hasigaye tubiharire Nyagasani. Okay, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha kandi bahe kwihangana, mukomere cyane. Sawa.